Akantu k'ubwenge, niba udashaka ko umuntu amenya kuri online kuri WhatsApp cyangwa se igihe waviriye kuri WhatsApp, ntucike ino video, reba uko bikorwa. Fata telefone yawe nk'ibisanzwe, hanyuma uhite ufungura app ya WhatsApp, hanyuma uhite ujya aho ngaho ku tudomo dutatu, hanyuma numara gukanda ku tudomo dutatu uhite ujya muri settings, aho ngaho kuri settings, hanyuma ukimara gukanda kuri settings uhite wigira kuri ako ka kabiri ka privacy, aho ngaho kuri privacy ukandeho, uhite ujya kuri ako ka mbere, hanyuma uhite ukandaho. Dore aho hambere herekana igihe cya nyuma waviriye kuri WhatsApp cyangwa last seen time, uhite ushyiraho kuri nobody, hanyuma uhite ujya kuri ako kasi ka online kumenyera igihe abantu barebera kuri online, uhite ukanda naho same as last time. Ibi ngibi bigufasha mu kugira ngo umuntu atabasha kumenya igihe uba uri online kuri WhatsApp se cyangwa igihe cya nyuma waviriye kuri WhatsApp. Niba ubona ino video igufashije, sharinga n'inshuti zawe kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo ujye wakira video z'ibintu nk'ibi by'ubwenge kuri phone yawe.